Reka rero nongeye mbahe ikaze bakunzi basobanukirwa 5 TV, nkaba nezerewe kandi nkaba nzi ko mumeze neza ndetse munyurwa n'ibiganiro byacu byasobanukirwa 5 TV ibagezaho. Ni ibiganiro ibagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'ivugabutumwa, ubusobanuro bw'amazina n'ibiganiro byubaka. Nta handi rero mushobora gusanga ibi biganiro uretse kuri Sobanukirwa 5 TV. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze mu mwanya w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Mwanya rero tukaba tugiye kuganira tureba impamvu usanga abantu bakunda ubuhanuzi kurutisha Imana. Wakwibaza ngo ese ubuhanuzi ni Imana? Ukunze ubuhanuzi ntiwaba ukunze Imana? Rero turaza kubikurikira muri iki kiganiro turebe impamvu usanga abantu benshi bakunze cyangwa se bakunze ubuhanuzi kurenza Imana, cyangwa se bakumvira n'abahanuzi kurenza Imana. Ni Tadeyo icyo Imana ishaka, nk'uko musanzwe muzi cyangwa se nk'uko dusanzwe tubagezaho nyine ibiganiro byacu. Twaba rero tumaze kumenyerana ku icano yacu ya Sobanukirwa 5 TV. Ibiganiro bicaho akaba ari ibiganiro utasanga ahandi. Ibi ni ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro byubaka, ibiganiro bitanga cyangwa se bikavana urujijo mu muntu agasobanukirwa. Niyo mpamvu rero iyi cano twayishyizeho kugira ngo mujye mugenda musobanukirwa umunsi ku munsi, yaba iby'iyobokamana, ibya Bibiliya na Korani cyangwa se Korani, ndetse n'ibintu bitandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mukurikira iyi cano yacu ya Sobanukirwa 5 TV. Rero nkaba mbasaba kugira ngo nk'abashya, abashyitsi, abanyamuryango bacu bashya, kugira ngo mukore subscribe, mukore like, share na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane. Kandi ufite topic twavugaho cyangwa se icyo ashaka ko twavugaho wagishyira muri comment, hanyuma icyo nacyo tukazakivugaho ubutaha. Uko rero nabakomeje kubibabwira, tugiye kurebera hamwe impamvu usanga abantu benshi bakunda ubuhanuzi, usanga abantu bakurikirana ubuhanuzi kurusha Imana. Bivuze ko ibintu bisobanukirwa, niba ari ubirimo cyangwa se niba hari abantu uzi babirimo, ntekereza ko nawe wabaganiriza ibi bintu barimo byaba atari byo bakabireka, dukurikije icyo ijambo ry'Imana rigiye kutubwira. Rero muri iki gihe usanga abantu benshi mu by'ukuri, usanga abantu benshi cyane barakurikira ubuhanuzi cyane, ugasanga ntibakibona n'umwanya wo gusenga cyangwa se ngo basome Bibiliya. Noneho ugasanga ibyo babonye byose, ibyo bahanuriye byose, ibyo babwiye byose, ugasanga nibyo bashaka kumva. Nyamara bakumva ibyo umuhanuzi avuze kurenza ibyo ijambo ry'Imana rivuze. Ariko wakwibaza se ni iki gituma abantu bakurikira ubuhanuzi kurusha Imana ubwayo? Kubera iki abantu bashobora gukurikirana ubuhanuzi kurusha Imana ubwayo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya, ni ukuvuga ngo baba bifuza kumenya ibizaba ejo hazaza. Abantu benshi rero bashaka kumenya ibizabaho ejo, niba bazabona akazi cyangwa se bazashaka vuba. Ibyo byose nibyo abantu baba bashaka kumenya. Ariko kandi hari ikintu Bibiliya nayo itwibutsa cyangwa se ijambo ry'Imana ritubwira, kandi mu by'ukuri Imana niyo ifite ibihe byose cyangwa se ibihe byacu byose mu biganza byayo. Reka tubanze wenda dusome nk'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 7, turebe ese ubundi ibintu twirukankamo dushaka kujya kubaza, ubundi tujya kubibaza kubera iki? Ese kuko twizera Imana cyangwa tuba dushutswe na Satani none tukirukankira mu by'ukuri ibyo tutagombye kwirukankira? Byakozwe n'intumwa igice cya mbere mu murongo waho wa 7, ho haragira hati, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Urumva Yesu ahangaha aya magambo mu by'ukuri ahakwigisha iki? Aravuga ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe. Ubundi kuki wumva ushaka kumenya iby'ejo? Ushaka kumenya ejo niba uzaba ufite akazi,
ugashaka kumenya niba ejo uzaba warashatse, ugashaka kumenya ejo niba uzaba ubona visa, mbega ugashaka kumenya iby'ejo. Rero ibi ngibi si ibyawe, ahubwo ni iby'Imana. Imana niyo igomba kukugenera, niyo yagennye ibi, ariko wowe urasanga urimo urirukanka ushaka kujya kumenya ibitakureba. Ugasanga niyo mpamvu usanga abantu benshi bahutira mu buhanuzi birukanka bashaka kumenya ejo habo, kandi nyamara ngo ejo hagombye kumenywa nande? Hagombye kumenywa na data. Ikindi rero cya kabiri, ikindi nanone ni ukuvuga ngo abantu usanga akenshi bananirwa kwizera no gutegereza Imana. Abantu ntabwo bashaka kwizera, nta nubwo bashaka gutegereza umugambi w'Imana. Niba rero iyo umuntu asenze ariko ibisubizo bye bigatinda, ashobora kwihutira gushaka inzira za bugufi. Ariko kandi nyamara Uwiteka we hari ukuntu abigaragaza. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ashaka ko tumenya kumutegereza, kandi tukamutegereza twihanganye. Rero abantu batwawe n'iby'isi badatwarwa cyangwa se n'ijambo ry'Imana, cyangwa se batewe n'ijambo ry'Imana, ni ngo ikibaye cyose bo bahita bahubuka bakakirukankira, kandi nyamara ntibashobora gufata umwanya ngo bategereze cyangwa se bizere hanyuma bategereze ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu bashaka kujya kubaza ubushake bw'abantu, aribwo bushake nyine bw'abo ngabo bita abahanuzi. Iyo usomye nka Yeremiya ibice 17 umurongo waho 8, umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8, hagira gute? Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Ubundi umuntu wizera Imana, umuntu uvuga ko asenga Imana, uvuga ko ari umukristo, yagombye kubana n'uyu mutima wo kugira gute? Wo gutegereza. Ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. None abandi usanga Uwiteka si ubabera ibyiringiro, ahubwo abahanuzi nibo bababera ibyiringiro. Urumva icyo kintu? Abahanuzi nibo bari kubabera iki? Nibo bari kubabera ibyiringiro, nyamara nk'aho bategereje Uwiteka kugira ngo Uwiteka abe ari we ubabera ibyiringiro. Ikindi rero gikurikiyeho cyane ni ukuvuga ngo icya mbere, iki ni uko usanga inshuro nyinshi babana n'amarangamutima. N'amarangamutima, ugasanga abantu bo barashaka cyane cyane, ugasanga ikintu abantu bashaka ni ukuvuga ngo bafata abahanuzi nk'abaziranenge, bagafata abahanuzi nk'abantu wenda badashobora gukora amakosa, nk'abantu badashobora kugira icyo bakora. Ariko nyamara Yesu nawe hari amagambo yavuze. Abantu nk'abo iyo bahagaze imbere y'abahanuzi nyine bumva ko abahanuzi ari abaziranenge, icyo bavuze kivuye ku Mana. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze, nubwo ubirukankira ukajya imbere ukumva ko ari bo byose, ukabarenza Imana, nk'aho wakwizeye Imana ngo wumve ko Imana ari byose, ugasanga nibo ushyize imbere. Ntabwo ariko biri. Iyo usomye Matayo ibice 7 ku murongo waho wa 15, aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza imbere yanyu bigize nk'ikisi, basa n'intama, ariko imbere y'iki? Ari amasega. Icyo kintu iyo ubonye umuhanuzi ushobora kugitekerezaho ukumva ko n'ijambo ry'Imana ari ukurivuga, cyangwa ijambo ry'Imana urisimbuza ibitekerezo byawe. Ikindi, gushaka inyungu, aho usanga rwose abantu bashaka inyungu z'ubu buzima, basanga bashaka ibintu byihuta, reka sinakubwira.
Rero abantu benshi bajya ku bahanuzi bashaka ubutunzi no kwihuta cyangwa se ubutunzi bwihuse mu buzima, ariko Yesu hari n'amagambo yavuze. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Rero usanga n'abo bahanuzi baza ntawe uza ababwira uburyo ki abantu bashobora kubabarirwa ibyaha, uburyo ki abantu bakira agakiza, uburyo ki abantu bashobora gukiranukira Imana, ahubwo ni ukuza babwira abantu ko bagiye kubaha ibi n'ibi, bigiye kugenda gutya na gutya, hagiye kubaha ibi n'ibi, ugasanga abantu bageze gute barakurikiye. Nyamara ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, noneho ibindi muzabyongererwa. None abo bahanuzi bo baraza babazaniye ibintu by'inyongera aho kugira ngo babazanire ibintu by'ibanze byo gutangira, noneho bya bindi tuzagire gute tuzabyongererwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo ikindi kintu abantu bagomba kumenya, icya mbere ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu afite ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo iryo jambo ry'Imana niryo rigomba kumubera umusingi, niryo rigomba kumuyobora. Ni ukuvuga ngo Zaburi 119:105 avuga ko ijambo ryawe ari itabaza ry'ibirenge byanjye, ni itabaza rimurikira ibirenge. None ufite ijambo, iryo jambo ufite ritakumurikira, ritakubera itabaza, iryo jambo ryo rirahamye muri wowe, rirahamye cyangwa ni ukuritwara nyine gutyo gusa. Ariko ubundi ijambo ry'Imana niryo ryagomba kukubera itabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byawe. Hanyuma ikindi cya nyuma, ikindi rero abahanuzi b'ibinyoma cyane cyane n'amadini y'ubucuruzi, abahanuzi bahanura ibinyoma ndetse n'amadini aba ari aho ngaho, ari amadini nayo ameze nk'amadini y'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo abo ngabo nabo hari ikintu mu by'ukuri Imana yagiye ibavugaho, kubera ko ni abantu bahozeho kuva kera, ariko kandi nanone nubwo bahozeho ugasanga ari uburyo ki Imana n'ubundi yagiye ikorera mu bakozi bayo kugira ngo babashe gufasha abantu bashaka gukurikira ibyo bintu by'ubuhanuzi, ibyo bintu bidafite sansi, ibyo bintu bidafite umumaro, kugira ngo ubwoko bw'Imana bubashe kwirinda icyo kintu. Reka wenda dusome hafi no gusoza, dusome muri Petero wa 2 ibice 2 nanone umurongo wa 1 kugeza ku 3. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isiraheli, niko no muri mwe hazabamo abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo n'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwire amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntigutinda. Abantu bazababwira gute? Bakazababwira amagambo abatera gushaka indamu, bababwira amagambo y'amahimbano. Imana iravuze ngo nimudatanga amafaranga murapfuye, murarimbutse. Imana yavuze ngo tanga aya ngaya, Imana igukubire. Tanga icya 10, Imana igukubire. Tanga amafaranga, Imana igukubire. Ibyo ngibyo murabizi ko abahanuzi bari hanze aha ngaha ari byo bintu birimo. Rero bavandimwe bakunze basobanukirwa 5 TV, nkaba rero naragiye mbasezeranya ko nzajya mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, iyobokamana, Bibiliya na Korani, ivugabutumwa, ubusobanuro bw'amazina, amagambo y'ubwenge. Ibyo byose nta handi urajya ubisanga uretse aha ngaha kuri Sobanukirwa 5 TV, kugira ngo dukomeze dusobanukirwe, kugira ngo tumenye, tuve mu rujijo dukomeza gushyirwamo n'abantu. Rero bavandimwe basobanukirwa 5 TV, rero mu by'ukuri Imana ishaka ko tuyizera. Ni ukuvuga ngo mu gihe twizeye Imana, ntabwo twizera Imana igice. Imana iyo twamaze kumenya ijambo ryayo, tuyizera muri byose. Tuyizera muri byose, wakena wahora n'ibibazo, ibyo ntabwo bivuze ko Imana itari kumwe nawe, oya. Ahubwo Imana ireba ngo ese wihanganye, wiringiye Uwiteka, ese nawe urashaka guhanwa na cya giti cyatewe ku mugezi. Ni ukuvuga ngo uwo mukristo yagombye kugira ibyo byiringiro, akabana nabyo ku buryo atabasha kunyeganyezwa n'umuyaga uwo ari we wese w'abitwa abakozi b'Imana cyangwa se w'abitwa abahanuzi. Rero bavandimwe, reka nsoreze iki kiganiro aha ngaha, tukaba tuzasubira. Nababwiye ngo mukore like, mukore share, mukore subscribe ku bashyashya, hanyuma n'icyo mwumva twavugaho
mucyandike muri comment kugira ngo ubutaha nacyo tuzagikomerezeho. Rero reka mbasezereho babwira nti shalom.